bahise Siwezi, indirimbo nziza cyane. Siwezi yendekere William byose ni wa musore usa neza nk'ibisanzwe mwamaze kumenyera bahise Siwezi. Ndimo ndashaka kubabwira icyo nabonye, ibyo nahuye nabyo. Reka mbabwire ibyo nabonye ngo ni biki bimeze bite Mambo VP Fawazi Faraji. Mureke mbabwire ibyo nahuye nabyo. Reka mbabwire ibyo niboneye njye ubwanjye n'amaso yanjye. Nari mfite inshuti nziza imwe rukumbi, mwumva aya magambo mwabahungu mwe namwe bakobwa. Ubwo yari iri mu buribwe babaye cyane. Ubwo yari arwaye impyiko naramusabiye ndamusengera. Nukuri namaze igihe cyanjye cyose ndi kumwe nawe nkamuva iruhande, wumva amagambo nkanyura hariya na hano mushakira abaganga, nkagenda hirya no hino kubw'ubuzima bwe. Gusa ariko burya Imana si nk'abantu, burya iratwumva. Ati ubwo yari afite uburibwe ku mutima, nashatse abapasiteri bagiye batandukanye ngo bamusengere. Nashatse abasenga bose ngo bamusengere biranga bibubye ubusa. Gusa ariko burya Imana si nk'abantu, burya iratwumva. Ndavuze ngo Imana burya iratwumva si nk'abantu. Burya kuko Imana atari nk'abantu niyo yumva byose. Ikigutangaza ni kimwe, yarantunguye kuko ari we waje akanca inyuma. Icyatangaje ni kimwe, niwe wagiye gucya nyitura ibyo ngibyo mubona. Yahindutse umwanzi wanjye mu buryo ntakekaga. Si uko burya abantu bose bahinduka abanzi, ariko burya hari abahinduka abanzi kuri wowe. Yambereye ikivume, niyo mpamvu ntashobora kumubabarira. Sinshobora kumubabarira, sinshobora. Ikente Siwezi sinshobora. Ati sinshobora kumubabarira, uyu nguyu sinshobora kumubabarira, ntibishoboka na habe na gato. Simbishobora. Ndiwo no kunyunyura mwagara bunyunyuro nagaramba nyunyure yo. Ati burya Imana ishobora kukubabarira cyane, ko Imana burya bishobora kuvugana nawe bigashoboka, cyangwa ntibishoboka ariko Imana avugana nawe. Imana ishobora kukubabarira ndetse nawe wamubabarira, kandi Imana ishobora kuba yavugana nawe. Babwiraga bahati bukuku kumva byari byanze, byari byananiranye, byagoranye. Mambo VP bimeze bite yo? Hari ubwo umuntu w'inshuti yawe kubera mubi mu buzima, ibyo bigatuma uhinduka ukaba ikindi kiremwa kibi, ukaba ikiremwa utakabaye cyo. I love you so much, ibyo bintu murabizi. Burya iteka ujye wirinda inshuti zawe, kuko cyane ko arizo zihinduka abanzi bawe. Mureke rero noneho mbabwira ibyambayeho rero nirebeye n'amaso yanjye. Mureke ibyo mbabwira ibyo nagezemo noneho nkabibona. Uwo nakijije impyiko niwe wambereye umwanzi kuri njye. Reba ibyajyaga mbere kuri njye. Uwo mwanzi wanjye niwe wahindukiye ambera ikigusha kuri njye. Uwo nguwo yishe abana banjye, nta n'icyo baziraga. Yishe abana banjye n'inzirakarengane. Yazanye akababaro n'agahinda cyangwa se ikiriyo mu rugo rwanjye. Yica mariage yanjye, nta n'icyo yitayeho yo. Nukuri ntabwo nshobora kumubabarira, niko mvuze pe, ndabivuze ntabwo nshobora. None ngo aje kunsaba imbabazi, sinshobora. Hoya yo. Njye ndabakunda nabababarira. Uramutse ukanze kuri subscribe cyangwa se ugakora share cyangwa comment kugasobanura by William byose, cyangwa ukandika William byose kuri YouTube, birakunda cyane, birakora yo. Ndi wano kubanyunyura mwagara bunyunyuro siyo mwagara mu kubere sente. Bimeze bite Faraji? Tunga n'amaso, kiza amafilimu, kiza amasinema,
Tizama muzike. Nukuri burya ndavuze ngo sinshobora kumubabarira. Sinshobora habe na gato. Ntabwo nshobora kumubabarira. Burya bavuga ko intwari zawe arizo zikuzanira nanone icyubahiro ku izina ryawe. Gusa ariko burya urwego rwawe intambwe ku ntambwe Imana ishobora kukuzamura ugahura nayo urimo wigendera. Imana ishobora kuvugana nawe ni ihame. Abo banzi bawe bashobora guhinduka bakazamurwa, ariko iyo Imana yakuzamuye imbere y'amaso yawe byose biraboneka. Imbere y'amaso yawe ushobora kwibonera ibyawe byose. Imana iyo yaguhaye icyubahiro cyangwa ikakuzamura aba ari ihame. Abanzi bawe bakubona uzamuka ni ihame. Burya Imana iyo yakuzamuye abo bantu bose bakurwanyaga batangira kukubona bakagutinya. Mwabagore mwe nimukunda abagabo banyu, namwe mwabagabo mwe nimukunda abagore banyu. Abakobwa nimukunda abasore mukundana nabo babakunde. Tubifuriza ijoro ryiza, tubifuriza urugo ruhire, tubifuriza kuzagubwa neza. Ibyo byose bizabe mu rugo rwanyu, turabibifurije. Njye ndacyari umusore usa na Yesu. Ese navuga iki? Njye ndacyari William byose, ndi umusore usa na Yesu. Kuva Yesu agiye no kugeza na n'ubu nta wundi muntu muzigera mubona kuri iyi si usibye njye. Nzaba ndimo ndabakora agasobanuye. Nitwa William byose, ndi umusore usa na Yesu. Niba ubihakana, Imana iravuga ngo mwaremwe mu ishusho yanjye, bityo rero musa nanjye. Niyo mpamvu navuze ngo sa nawe. Kandi nanone urebye neza mu ishusho yayo wambonamo. Utaruzi indirimbo nizere ko yumvishe neza, yumvishe n'ubusobanuro bwayo. Burya ngo Imana yakuzamuye abo bose bakurwanyaga bahinduka ubusa imbere yawe. Abifuzaga kuguteranya bakagutandukanya n'uwo ukunda, abo bose burya Imana irabagaragaza iyo yakuzamuye. None urashaka ngo ubabarire, ariko gusa Imana yavuganye nawe birakunda. Wowe saba Imana imbabazi ikubabarire. Saba Imana imbabazi ikubabarire. Tizama muzike, tunge n'amaso. Byarangiye mubabariye, nimwige kubabarira. Kubabarira ni byiza mu buzima. I love you so much. Ndabakunda cyane. Mpamagara kuri 078 983 940. DJ Fawaz, DJ Faraji.